Muraho neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe mining ukwiye kuba uri kumayininga uyu munsi wa none. Mbere yo kugira ngo dutangire ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video, hanyuma niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel ya Darius Tech, ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi video zigiye zitandukanye. Niba hari igitekerezo ufite cyangwa se hakaba hari ikibazo ufite, ucyandika muri comment, hanyuma tuzagaruke tukivugaho uko bimeze. Ukereka dutangire. Uyu munsi rero ngiye kubereka mining ugomba kuba uri kumayininga uyu munsi wa none. Niba utari watangira kuzimayininga uyu munsi, ushobora guhita utangira kuzimayininga bitewe nuko izi mining isaha n'isaha wazitangiriraho uyu munsi wa none, mu minsi iri imbere zabasha kuzakugirira akamaro. Mining ya mbere turi buhereho, turahera kuri mining ya mbere bita Rubi Network. Turahera kuri Rubi Network. Rubi Network ndakeka abantu benshi barayizi. Iyi Rubi Network yaje 2022 I think, niba atari 2023 ni 2022. Iyi Rubi Network wabasha kuyitangira n'uyu munsi wa none bitewe nuko turacyayimayininga, ntabwo yari yajya ku isoko. Izi mining ngiye kubereka wabasha kuba ufite cyangwa se wabasha kumayininga, izi mining ntabwo zajya ku isoko. Iyi ya mbere rero ya Rubi Network, niba utari watangira kuyimayininga, uyu niwo mwanya wo kugira ngo utangire kuyimayininga. Okay, indi ya kabiri turi buzeho, turaza kuri mining bita PX Network. Iyi mining ya PX Network, iyi mining unarebye wasanga iyi mining ni cyashya. Iyi mining ya PX Network ni cyashya. PX Network iyi mining nayo wakagombye kuba uyifite uyimayininga. Izi mining referral code zazo urebe aho ngaho kuri screen yawe. Buri mining nagiye nshyiraho referral code yayo, hanyuma ubashe kuyitangira buri mining uri bubone. Kandi mining ndi bubereke hano, izi zose nabashije kuzikorera n'ama video buryo wabasha gufunguramo account. Gutangira kumayininga izi mining ni ubuntu. Izi mining nta kiguzi bisaba. Kuzimayininga ni ubuntu, hanyuma ugategereza igihe izi mining zizagira ku isoko, igihe zizabera listed, hanyuma nawe ukagurisha coin uzaba umaze kugezamo. Iyi mining ya PX Network ifite total supply ya miliyoni 80. Iriya twaberetse bwa mbere ya Rubi Network ifite total supply ya miliyoni 100. Okay, mining nayo rero ya PX Network nayo wabasha kuyitangira, nayo ni nziza cyane. Okay, indi mining tugezeho ni ingi bita Tokcoin. Ndakeka uri kuyibona hano, ingi bita Tokcoin. Iyi mining ya Tokcoin nayo wabasha kuyitangira niba utari wayitangira. Mbibutse ko ndikubereka mining wabasha kumayininga nyine ubu ngubu, watangira kumayininga zabasha kukugirira akamaro. Iyi mining ya Tokcoin nayo niba mutayifite, umuntu utayifite nayo yabasha kuyimayininga bitewe nuko iyi mining yo ifite total supply ya miliyoni 8. Ifite total supply ya miliyoni 8. Igihe izindi ubusanga zifite total supply ya miliyoni 80, miliyoni 100, iyi ifite total supply ya miliyoni 8. Kandi iyi Tokcoin izaba listed cyangwa se izajya ku isoko ejo bundi mu kwezi kwa 11. Mu kwezi kwa 10 tuzatangira kuyikorera KYC. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 iyi Tokcoin tuzakora KYC, hanyuma ibe listed cyangwa se ijye kuri exchange. Harimo nka ziraza ishobora kujya kuri OKX cyangwa se Binance cyangwa za zindi nyine za Bitget, za MetaMask. Hanyuma iyi mining niba utayifite wabasha kuyitunga nawe ugahita uyitangira aka kanya, bitewe nuko yitangira aka kanya. Iyi Tokcoin ishobora kuzagera igihe cyo kuba listed hari izo umaze kugezamo nyinshi cyane kandi zizabasha kuguha amafaranga menshi. Iyi mining nayo rero ni nziza, nayo wabasha kuyitangira. Okay, indi mining tugezeho ni ingi bita Ewan Network.
iyi mining ya Ewan Network nayo nabonye hari abantu benshi bayiciye amazi, kandi iyi mining nayo ni nziza cyane. Ewan Network aka mining nako gashobora kuzatubera keza bitewe nuko uko nakabonye, nubwo nta white paper bari basohora, nabonye gashobora kuzagira coin nkeya nyine, gashobora kuzagira total supply nkeya cyane, kandi murabizi ko iyo coin ifite total supply nkeya ni nako iyo coin ibizagira agaciro kari hejuru. Kano ga coin nako rero kano ka Ewan Network nabonye abantu benshi nyine mwaragaciye amazi, uko kajya gusana ngo gasana Bin Network, ngo gasana na Rubi Network, interface yayo nyine. Gusa guys, mu gihe uri ku mininga ntukazajya ureba kuri ibyo ngibyo, hari impamvu ba nyiri umushinga baba barateguye iyo mining kugira ngo ibe isa gutyo. Dore interface yayo, dore nuko ngo kimeze, abantu bazi Rubi Network nayo ni gutya imeze. Iyi mining nayo rero niba utayifite Ewan Network nayo nakugira inama yo kuyitangira hakiri kare, bitewe nuko nyine nta wamenya, nayo wasanga nayo izagira gutya ugasanga iduhaye amafaranga. Twagiye ku yindi mining, twaje hano kuri starX Network. starX Network iyi mining nayo ni nshya, iyi mining nayo ni nshya, nayo nta bintu byinshi yari yadutangariza, bayita starX Network. Nayo nta bintu byinshi bari badutangariza, gusa nayo iyi mining nayo wabasha kuyitangira. Niba utayifite wabasha kuyitangira, iyi mining nayo ishobora kuzatubera nziza. Dore nuko nguko imeze interface yayo. Iyi mining iza yaje ifite total supply ya ni ingira, I think ko banza atari ingira. Ingira urabona ifite total supply ya miliyoni 90. Urumva nayo iyi total supply nayo ni nkeya cyane, nayo wabasha kuyitangira, hanyuma ukagira ute ugatangira ukayimayininga, nayo ukareba ko hari igihe izajya ku isoko nayo umaze kugezamo nyinshi cyane. Iyi mining ya total supply miliyoni 90 nayo wayitangira. miliyoni 90 ntabwo ari nyinshi, ejo bundi zizaba zishize merega, ejo bundi zizaba zishize. None reka tujye kuri iyi mining yindi bita Tappio. Kano ka mining nako ni keza cyane, nabonye nako kari popular cyane nyine, nayo irakunzwe cyane, bayita Tappio mining. Urayibona, dore ngiye iyi Tappio nayo niba utayifite nayo nakugira inama yo kuyitangira hakiri kare. Aho ngaho kuri screen yanyu nagiye nshyiraho ama referral cyangwa invitation code nyine ibasha kukwinjiza muri izi mining. Mining nayo ni nziza cyane, nayo muyitangire bantu banjye. Ko kanaroroshye gufunguramo account, nabonye ko koroshye cyane. Nayo iracyane cyane nyine, ntabwo yari yagira, ntabwo yari yashyira ibintu ku murongo. Urabona ibintu byinshi biracyari coming soon. Iyi mining nayo rero wabasha kuyitangira, hanyuma ugategereza igihe izabera listed cyangwa se igihe izagera ku isoko coin zayo, hanyuma tukareba ko nayo tuyiryamo amafaranga. Indi mining reka twigire ku yindi, iyi ngiyi bita Pibase cyangwa se Pibridge bitewe n'uburyo yita, gusa application bayita Pibase gutya nyine, Pibase gutya. Iyi mining, iyi application harimo mining bita Verro. Abantu batazi mining ya Verro ngo mbese ngikorerwa he, ni muri iyi application ya Pibase. Hanyuma nayo waza ukadownloadinga iyi application, hanyuma ugatangira ukayimayininga. Dore interface yayo ni gutya imeze, gusa nyine iyi interface ntabwo bigeze bashyiraho mining irimo ya Pibase. Nako ya Verro, mining yitwa Verro, application ni Pibase, umushinga ni Pibridge. Ndakeka ibyo bintu nyine muri kubisobanukira. Mining nayo wabasha kuyitangira, nayo ishobora kuzaba nziza cyane, cyane uko niyo muri Vietnam. Nabonye nayo ntabwo bari badutangariza coin izagira, total supply nyine izagira. Hanyuma reka twigire ku yindi mining ari nayo ya nyuma muri mining nari nabateguriye uyu munsi wa none. Iyi mining bita BitPixl, iyi mining bita BitPixl gutya BitPixl gutyo uri kubibona. Iyi ya mbere, iyi mining nayo mwabasha kuyitangira, ifite total supply ya miliyoni 400.
ifite total supply miliyoni 400, gusa miliyoni 400 rega nazo ntabwo ari nyinshi, ntabwo ari nyinshi nyine bitewe na coin baba batanga, bitewe n'uburyo iyi mining nyine. Iyi mining nayo mwabasha kuyitangira, nayo ntabwo yari yagera kure, nayo iracyari nshya nyine. Mining burya bitari yamara amezi 5 iba ikiri nshya. Izi mining usibye iyi naberetse ya Rubi Network, iyi Rubi Network niyo imaze igihe, izindi zose nizo muri uyu mwaka, izi zindi mining zose nizo muri uyu mwaka wa 2025. Gusa harimo izagiye zishyira hanze umushinga wenda ugasanga yawushyize hanze nka 2022, ariko ugasanga mining itangiye gukorwa ubu ngubu 2025. Usibye iyi Rubi Network niyo isa nigeze ute nimaze igihe, naho izi zose ni new, izi zindi zose nyine ni nshyashya. Izi mining rero muzitangire mutazicuza. Hari n'izindi nanze kubabwira, nazo nzazibabwira ubutaha. Iyi ni top 10 nyine ya mining 8 nari nabakoreye wabasha gutangira ku mininga uyu munsi wa none. Izi mining ni nshyashya, muzitangire bantu banjye, cyane cyane iyi ngiyi Tokcoin mushyiremo imbaraga, bitewe nuko izajya ku isoko ejo bundi mu kwa 11. Muyishyiremo imbaraga rero turebe ko Tokcoin izaduha amafaranga, dore ko abantu benshi nyine baba bayiteraho commentaire ngo izayatanga. Muyishyiremo imbaraga turebe ko izaduha amafaranga. Ni Rubi Network abantu mutayifite nayo mwabasha kuyitangira, nta rirarenga nubwo nyine imaze igihe, gusa turacyari ku mininga kandi turacyari kuri rate nini cyane. Ira rate turiho ni nini, ntabwo twagera kuri rate ya nyuma nyine. Nayo mu mining nayo ni nziza yo, dore ko n'ubu ngubu ibasha kuyatanga. Ubu ngubu ni imari, ubu ngubu iragurishwa. Izi Rubi coin nyine ziragurishwa. Uzifite ntiwabura mayinite nyine, ntabwo wabura mayinite uzifite, ndetse unafite nyinshi ntiwanagira nyine, ntiwanasonza uzifite, bitewe nuko harabona abonye bazigura ku biceri bikeya cyane. Ariko iyi Rubi Network nayo ishobora kuzagira agaciro kari hejuru, bitewe nuko n'ubundi iyo winjiye mu mushinga mo imbere ubusanga nyine ba nyiri umushinga barashyizemo ko coin imwe ishobora kuza nyine nijya ku isoko ntabwo izajya munsi y'amadolari 2, ngo izajya hejuru y'amadolari 2. Ibyo ni ba nyiri umushinga babivuga, nibo babivuga nyine, niko noze, niko coin nyine bazipanze nyine. Coin imwe izaba ihagaze hejuru y'amadolari 2. Ubwo rero sinzi niba ariko bizaba bimeze, ikadutegereza turebe igihe izagira ku isoko. Hanyuma muri iyi Tokcoin yo izajya ku isoko ejo bundi mu kwa 11, yo hari abantu nyine bagenda bayiteraho commentaire bakavuga ko nibura coin imwe ngishobora kuzasohokera ku madolari 10. Gusa ntabwo ari amakuru nyine duhamye %100, nibyo abantu nyine baba bagenda bivugira, ntabwo ari twe tuba tubivuga, n'abandi bantu nyine bagenda babivuga. Coin imwe izaba ihagaze hejuru y'amadolari 10, bakavuga ko muri uyu mwaka ngo wa 2025 nibyo abantu baba bavuga ngo coin ishobora kuzagera ku gaciro ngo k'amadolari 50. Guys, gusa nyine ibyo bintu ntabwo byapfa gushoboka, nuko nyine ari byo abantu baba bavuga, bitewe nuko ibintu bagenderaho cyane ngo nuko ibintu byinshi ifite ngo bijya kumera nk'ibya Bitcoin. Ibintu byinshi nyine ifite nyine uko Bitcoin yagiye hanze, uko yatangijwe, ibintu bakoresheje bayitangiza byinshi nyine, ngo iyi Tokcoin ngo niko ngijya kumera kimwe nkayo nyine. Gusa nyine nibyo abantu baba bivugira. Izi mining burya tuba dukoresheje kuri telefone za Bitcoin, zo murazi ko umuntu ijya kuba listed cyangwa ijya kujya ku isoko, abantu bayimayiningaga muziko bamayiningaga bakoresheje amamashini, ibikoresho bifite imbaraga ziri hejuru cyane. Twebwe rero izi ngizi turi ku mininga dukoresheje amatelefone, sinzi ko yagira agaciro kari hejuru kuri ubwo buryo. Gusa nta kidashoboka muri ibi bintu by'ama cryptocurrency, nta kidashoboka, nabyo byashoboka, bitewe nuko urumva coin niba ifite total supply ya miliyoni 8, kugira ari zifite total supply ya miliyoni 400, zifite total supply ya billion, zifite total supply ya miliyoni 100, iyi ngika bifite total supply ya miliyoni 8. Urumva ifite agaciro, ishobora kuzagira agaciro kari hejuru cyane.
ishobora kuzagira agaciro kari hejuru cyane. Kandi naje gusomana n'amakuru yayo ayivugaho nuze na white paper yayo, nsanga iyi coin ya Tokcoin nubwo nkunda kuyibandaho cyane ugasanga hari abantu batari kubyemera, nsanga ishobora kuzagira agaciro. Reka dutegereze mu kwa 11 tuzarebe iyi coin ya Tokcoin niba izaduha koko amafaranga. Hanyuma PX Network yo, PX Network murabizi ko ngenda mbaha amakuru kuri yo menshi cyane agiye atandukanye. Iyo ntari nabaha amakuru menshi cyane ni ingi bita BitPixl hamwe n'ingi ya Verro. Izi ngizi ntabwo nabaha amakuru, gusa ndi kubategurira amakuru yarimo giye kuzayaba. Gusa iyi nuze iyi Pibase cyangwa se Verro, ingi ntegereje ko baduha white paper. Ba nyiri umushinga ejo bundi baherutse kudutangariza ko bazaduha white paper, niyo ntegereje kugira ngo zabashe kuyibasobanuriraho akantu ku kandi. Hanyuma iyi Tappio nayo nzabaha amakuru na ningi starX. Izi ngizi ubundi izi mining nizo nkeneye kubaha amakuru. Ewan Network yo nta bidanje nibwiri gutangira. Ubundi izi mining nizo nkeneye kubaha amakuru cyane kugira ngo muzisobanukirwe akantu ku kandi. Guys, nizere ko rero iyi video ibafashije. Niba utari wiyandikisha muri izi mining, mwiyandikisha hakiri kare, dore ko izi mining ni nziza cyane. Ngiye nabateguriye mining zizaduha amafaranga. Narabateguriye. Guys, dusubire mu zindi video rero. Niba utari wakanda subscribe, nakugira inama yo kuyikanda kugira ngo ubashe kubona amakuru y'izi mining mberetse hano. Hanyuma niba hari igitekerezo ufite ucyandika muri comment. Niba iyi video yayikunze ukande like, ubashe no kuyisangiza abandi kugira ngo nabo ibashe kubagirira akamaro. Jye mwari kumwe banyita Darius, twongere dusubire mu zindi video.